nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cya ese wari ubizi, ukibategura kandi nkakibagezaho ni Peter. Nk'uko musanzwe mubikurikira ibiganiro n'uruhererekane rwabyo kuri Peter Show. Mu biganiro byacu byashize twavuze amafunguro y'ingenzi ku mugore utwite. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mafunguro y'ingenzi ku mubyeyi wonsa nk'uko twabibasezeranyije. Burya nyuma yo kubyara usanga ababyeyi benshi basabwa kugira ibyo barya n'ibyo banywa n'ibyo bafungura ku bwinshi kugira ngo bibafashe kwita kubo bonsa ntibicwe n'inzara. Nyamara usanga bamwe mu kugerageza amafunguro anyuranye n'ubundi bikanga, amashereka akaba ikibazo. Ugasanga banywa n'igikoma bakarya isombe ariko bakagerageza bikanga bikaba iby'ubusa. Muri iki kiganiro tugiye kureba amwe mu mafunguro ubushakashatsi bagaragaje ko ariyo aza ku isonga mu gutuma umubyeyi abasha kugira amashereka ahagije. Reka tuze mu kanya tuvuga kuri ayo mafunguro. Ifunguro riza ku mwanya wa mbere ni amazi. Mu by'ukuri amazi ntituyafata nk'amafunguro, nyamara aza ku isonga mu bituma umubyeyi agira amashereka ahagije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bagera kuri 75% batanywa amazi ahagije iyo bonsa, bityo ugasanga bagira ikibazo cyo kubura amashereka kandi bari bagerageje gufata amafunguro yandi ariko bikanga. Ntabwo ari ngombwa kunywa injerekani yose, ahubwo ibirahuri 8 by'amazi byibuze ku munsi biba bihagije. Ndetse no ku rugendo usabwa kuyitwaza, ahubwo abenshi bitwaza ibikoma ngo hari nibyo byagira akamaro. Ni byiza n'ibyo bikoma ariko mujye muzirikana n'amazi. Irindi funguro rya kabiri ni ibinyampeke. Akenshi usanga ibinyampeke tubifata mu buryo butandukanye. Tuvuga ko igikoma cy'amasaka ari cyiza ku mubyeyi, dore ko n'igikoma abenshi bacyitiriye akabyeyi. Koko si ukwibeshya ko n'ubundi amasaka ni ibinyampeke, ariko n'ibindi binyampeke twavuga nk'ibigori, ingano, uburo n'umuceri nabyo biba biri ngombwa iyo bishyize hamwe bikagira icyo bigeraho. Ibinyampeke twavuga ntabwo ari ibinyampeke byo mu nganda, ahubwo ni impeke zuzuye n'uwa za zindi umuntu yitunganyirije, kuko birinda umwana bikamurinda n'umuvuduko w'amaraso, haba umwana ndetse n'umubyeyi. Wanywa igikoma, warya umutsima cyangwa umugati ndetse ukanarya n'andi mafunguro akoze mu binyampeke, byose bizagufasha bitume ugira ubuzima bwiza ndetse n'umwana wasa nawe agira ubuzima bwiza. Ikindi twavuga ni tungurusumu. Ushobora guhita wibaza aho tungurusumu ihuriye no kugira amashereka, nyamara kandi kuva na kera abagore bonsa bakoresha tungurusumu ngo bongere amashereka. Uretse kuba ari n'ifunguro rikaba n'ikirungo, ni ifunguro ryiza mu kugira amashereka. Niba udakunda uburyo ihumura, ushobora kuyiteka mu byo kurya cyangwa ukayifatana n'ubuki, ariko ukayifata kuko ituma amashereka aboneka ku bwinshi. Ikindi tutakwirengagiza cya kane ni karoti. Izi ni isoko ya beta carotene, ikaba ikenewe cyane ku mubyeyi wose. Si ibyo gusa kuko karoti zikungahaye mu binyasukari binyuranye kandi zikize kuri potassium. Nyamara nubwo zirimo amasukari, ni nziza mu gufasha umubyeyi gusubira ku ngano nziza no kugabanya inda iba yarazanywe no gutwita. Urumva ko karoti irakora umuti rwose. Uburyo bwiza bwo kuzirya ni ukuzihekenya cyangwa gukora salade yazo, kimwe no kunywa umutobe wazo. Ikindi umugore wonsa agomba gufata ni ubunyobwa. Usanga guhekenya ubunyobwa ngo bireba abagabo gusa kuko ngo hari icyo bubamarira, nyamara burya no ku babyeyi bonsa ni byiza cyane. Amoko yabwo yose bukungahaye ku binure, bityo uretse gufasha mu kuyobora amashereka binatuma agira ireme. Gusa ntugashyiremo umunyu mwinshi, ndetse binashobotse wawuhekenya nta munyu urimo. Urumvikana ko n'ubunyobwa nabwo ku bagore batwite bubagirira akamaro, bituma amashereka abagira ireme kandi akaba akungahaye. Ikindi kiribwa cya gatandatu cyafasha umugore wonsa ni utubuto twa sezame. Utu tubuto tuzwiho kuba ingenzi mu gufasha umubiri mu bintu binyuranye.
binyuranye. Ku bagore bosaho by'umwihariko tubafasha kugira amashereka ahagije kandi tunongeramo kalisiyumu, ikaba ari ingenzi mu gukomeza amagufwa y'umwana wonka. Nta kindi umugore wosa atakwirengagiza ni tangawizi. Akenshi bahikinya tangawizi iyo batwite kuko ibafasha mu kumurinda iseseme ya mu gitondo, nyamara kandi burya ni nziza no mu kongera amashereka. Tangawizi uyinywa mu cyayi, bikaba byiza udashyizemo andi majyane. Ubwo rero aya mafunguro tuvuze n'ayandi afasha umugore wonsa, bikaba byatuma bimwongera amashereka. Gusa uyagerageje ntibigire icyo bitanga, ni byiza kugana ivuriro rikwegereye bakareba impamvu iri gutuma utabona amashereka, mu gihe wakoze ibishoboka byose, wariye ibikenewe byose kugira ngo yagere ku bikanga. Twibukiranye ibyo twavuze bituma umuntu wosa agira amashereka: ni ugufata tangawizi utayivanze n'amajyane cyangwa se n'icyayi, ni ugufata utubuto twa sezame, ni ugufata ubunyobwa, ni ugufata ku ifunguro karoti. Ifunguro ryagombye kuriho tangawizi. Iryo funguro ryagombye kuba rigizwe na kimwe mu binyampeke, haba kurya umutsima wabyo, ni ukuvuga ibigori, umuceri, ingano, uburo, amasaka, haba kunywa igikoma cyabyo. Ibyo byose bituma umudamu wosa agira amashereka. Ikindi umudamu wosa atakwirengagiza ni amazi, kuko byagaragaye ko abagore benshi batayitaho. Twabonye ko 75% by'abadamu badafata amazi, kandi ni ay'ingenzi cyane, afite akamaro kanini mu gutuma amashereka umugore yagira ku bwinshi. Ababyeyi bonsa ahanyu mwirire n'amafunguro tuvuze haruguru, kandi mukoresha bino twumvise muri iki kiganiro, bizatuma ugira ubuzima bwiza wowe n'abawe. Nimugire ubuzima bwiza babyeyi, namwe bana mwonka, mwifashisha bino biribwa tuvuze haruguru. Naho mu kiganiro cya Ese wari ubizi cy'ubutaha, ciao ciao, Imana ibarinde.